ngaho mu gihe kandi ubikora arahita azamuka bari kwisetsa bisetsa bashyukwa bagenda bagaruka simba ashaka mubanze muyise mubanze muvane hiriya ntuza mubanze muvane ako kamodoka muza babuze no kuguhereza gifts zimeze neza ngo barakohereza ngo veni wabonye hasi umuntu ushaka kuzamukana kare kuri yego umuhungu wanjye bita the owner umubonye gutfa nkeneye dabiju oya ndi kureba biju bro reka mfite ni telefone buriya dabiju agiye kuri charginga J aya ni scam dabiju agiye kuri charginga papa reka nzubirebe ariko kuva ko badaca umuntu inyuma biju J aramutse aguhaye niyo ufite umugore wavuga reka manze nye murari ya mwariyo uko bimeze yewe ntago njya nkunda abakobwa bangana nkakura kwa biju umukuye ntago njya nkunda abakobwa bangana nkakura kwa biju iriya niyo ingana kuriya rwose nini kuri jewe urumva kamanza ari charging ari hozi na biju ni ufite inyo nini kava kuri kiriya gice hose nukamuvuga nabi mwana singuye ari hano ze nukamuvuga nabi pe wendi ya dabiju ni inkorano wendi iyi nguyu we ni naturere urumva hozi ni naturere nibyo na ese wagiye kuri charging biju ako biju zuko ari bo mwana biju imbo biri gutyo ntiyanabijyamo reka nkubwire ikintu ngiyewe nemera kimwe kuri biju urumva biju ni umuhasira azi gushaka amafaranga bro usacuruza igitubaza azi gushaka ahubwo se abanyakigali ntibakirira ubuntu bundi ntagasekwe nyine ajya acuruza ibyo yaguhawe urumva reka manza ari charging ese ko nawe baguhamagaye eshiri wanjye byananiye n'ukuri kandi baze ko ufite amadolari bari 400 ufite amadolari 400 okay reka nkwereke reka ngufashe sheri ibyo tuvuga reka manze nkwereke ukuntu bigenze biju ni ikibobo bro biju ako umuntu wabaye mageragere urabona wowe wapfa guza buriya arabona yanyifatira we jya umusobanurire ndi ukwifatira musobanurire J ikintu sizo ko cyabaye hanyuma sijya mu gishanga biju reba kara kantu kizari hasi genda yaguha agaswere mfite amasandi buyaguhire ndacyabirimo n'ukuri ndabikora nayo siko bino ngiye kubikora bikemera ariko birasaba process ndende iri musabe gupayinga attention kandi nkora attention ibintu byanjye byose umutwe wanjye yagasindika nako biju ni ikibo umwana wabaye mageragere wowe amamuranye fo nzamurira abanyarwanda ku buzima bw'ikigo nabo hari igihe banyishyira mu ntazi mbakuzamurire ubakubaza icupa nabo none se ufite igitsina cyawe igitsina cy'abanyarwanda ukagitwarira abanyamahanga ubugira ngo ntibagire kandi bazamure bankondese ngane banyerereza ishyize bankondese uri hehe Nigeria Lagos biju zamuka utari kuvuyanga busanze ndabashimiye biju uje kuvugira abanyarwanda ko avuze ngo tuzamure abanyarwanda bamubaze icyo ntabwo ari byo ninje ariko nije kugira ko mukunda muzamure abantu bakambugiramo uyu nguyu rero ukuntu aresha uraza umusitari godfather please tuba godfather ceka ntuvuge reka niyumvire imitomo biju abafana bawe wowe ki buretse gatoya akumva turi abafana bawe bari bugusinza ko uri indaya yego cyane cyane Jay none biragenda mu kazi ikibazo cya mbere ndakubaza ibindi byinshi ndakubajije Mubije Sunday godfa nyine ndakubaza muceceke mumbare muturekere microphone ndi kumwe ngewe n'umutumirwa mutumiye n'umufana wawe umufana nyine uri umutumirwa hano n'umufana godfa reka nibarize ntabwo ndarangiza kubaza nawe urashaka kubaza nyine uravuze ngo tubanze turangiza hano hamwe uravuze ngo bakindaya ngo akazi karagenda guys mutapinge screen dore nta bantu bari gutanga ubutumwa barasana uretse biju uretse gato
mutapinge screen bataza kumanura kuko nta numwe afunguye kamera birabangama bahita bangira ko ari nka AI bagahita batuvanaho ayiwe ya mutapinge screen mutapinge screen muhereze bagiye ama gift ndashaka je kuri 5 na biju mumushireho ariko se abantu bafunguye mic kwanza urabizi ko Godfather agira ibintu byo kuvuga ngo tworoshye urahari ndahari ntabyo koroshya mu kuvuga amazina yabyo ntabyo koroshya nuko mutangiye kubizana amakajagari ndabamanura abantu mwabakobwa ngo mufungure kamera zanyu ibikorwa ntago muje ko byagira hano mudafungura kamera kambatumure hashyire umuntu uza gufungura kamera nazamurire mu Godfather kugira ngo nuza biryohe kugira ngo biju biryohe muzanire nana oya nana araje mukanya araje nawe ndamuzana mwandetse nkamubaza Jay ngaho baza hazamuka ngo uri bufungure kamera komeza ikiganiro cyanyu nacyumvise Dabijo karame ndagufana kandi cyane n'ibintu byakubayeho na yago byarambabaje oya ntongere ntabwo iryo zina ntabwo ndashaka muri live okay sawa ntabwo nongera sorry mwiza n'ibyashize ni je wabizanye kandi nawe gisubire the point bazi ikibazo kirangire ivawe kandi Jay muri gutinda kandi my friend bazi ikibazo kirangire nawe gusubiza okay reka nkirangize Dabijo birakungukira ibiki gucuruza umupuri nicyo tumva reka musubize ntabwo ncuruza umupuri ntabwo mbivuze my sweetheart amaduka abiri iriri i Kigali ari Kicukiro imbere ya Antonovo iriri hano Lagos ahantu bita Lekki Phase 1 opposite high fashion none sine gute kitamwungukiye yes mfite inzu ari Nyamata ya miliyoni 130 buretse gatoya abantu 8 mu rugo iwanjye Gasuku yarababonye familia yanjye nicyo cyari kinzamuye ufite inzu hehe Nyamata ya miliyoni 130 ku mazina yanjye n'ikibanza cya miliyoni 20 ku mazina UPI yes ninde wayubatse yarubatse you don't need to know I'm not in interview my dear you have to die zamurira umufana patience please Jay you had me I'm not a prostitute so you had me ngakomeza na Godfather uzamurira undi mufana ukubaza exactly sane ntabwo ibibazo byawe birarangira usigaranye 2 nabanza bitekerezeho neza namutanga bro mfite ibibazo bitazarangira kuri usigaranye 2 okay icyo buraya nakubujije barambwiye ngo ufite 2 icya kabiri barambwiye ngo ufite 2 ubaza ikindi ariko ntagiye cyo nkubaza reka nkubaza mfite 2 icya mbere ko ngufitiye crush nabigenza gute genda wiyahure ndetse gatoya Godfather uyu muntu mukureho ndavaho ntawe nkunda abantu babazamu okay reka okay sawa please another person na kibazo kubera iki yago wamugize n'ibishingwe navuze ko icyo kibazo nta muntu no please ko nta muntu uvuga no mureke kuzana ibyo bintu bya yago na Dabijo wumvise ko ifite umujinya nimuzana yago aramubaga kandi ntabwo ari undi ninde muntu ufite ikibazo abazani yandike muri comment tumuzamure ninde next ufite ikibazo je ntabwo nshaka kuzana ibyo uramuvandimwe hano so twagiye Mara Dabijo ngo ari indayazi kuririmba nta nshuti nta nshyukwe numvise gushyuka ruhumuriza ashyiramo request umuntu wandikamo ngo nzamura ashaka kugira ambwire ese je momo yakugezeho ko ndeba Dabijo wayisuba nk'umurokore cyangwa ese gankubaze je momo ya Dabijo ndabaza ko je aho uretse gato
bihorere ntibaduteranye dabije uko yamuninze avuga izina ryawe ugahita uba mu mazi je tubwiza ukuri ndabizi abasazi baba bafite uko bajya dabije yamuninze avuga izina ryawe azahana gukanda wahise ucecekura rucura rumira Kevin twagiye wowe uragenzwa n'iki umeze neza se ndeka kudusura ntabwo kuziranye gahambe se watuje wa muswera ongeraho izina rya nyoko manuka rya nyoko undi mukaze kutumenyera Solange zamuka hano ibibazo biraza kubazwa uyu muvandimwe uhumuriza yes ikibazo cyane nshaka kwibariza Bijou nk'indaya se cyangwa nyine nka Dabije umusitari wemera oya ngiye mufata nyine nk'umuntu usanzwe w'umunyarwanda twese nk'abanyarwanda ikibazo mfite umuhaye strategy bro yafatisha ako nyine yandutira mu yango ibyo uzakora ibyaha nk'ibyo Dabije yakoze amushinja kujyana abana hanze y'igihugu ntago mvuze ibyo ngewe uzabaze none se ngewe ikintu kimwe ngiye abakobwa banjye nta mukobwa wanjye ambwira ati ngende ryo gusambana gusa sinabigucaho ubishaka nako ntigenda bakumene niba bashaka bazayigutereke mu gutwi hari ibyishimo utabuza umuntu n'igitsina birimo oya ibyo gusambana byo ntabwo wabibuza umuntu kubera ko uramubuza gusambana ngo bazagire gute bazagusambanye se ariko Kigali hari uretse gato ubundi ko hari igitsina gihira abakobwa b'i Kigali abandi ntikibahira ni ukubera ko baba bari intuza bamwe baba ari inzanga uri kumva ukabona umwana w'umukobwa mwiza cyane nyine yapfuye ubusa nyine akaba ari inzanga iyo winjiye deep ukareba ahantu aya mafaranga y'aba bakobwa ava Jay bro sha ntabwo baba bari kure yo gutingana ndakurahiye none se reka mubaze Godfa ubundi se baba barize ugira ngo bazayakure handi nyine badatandaje ntabwo kari ngombwa ko kabibutsa urakoze cyane ngaho uzangere ku mukobwa w'i Kigali uretse Jorise ntiya graduatinze uretse gato uzangere ku mukobwa w'i Kigali uretse Muyango wenyine ariko reba mubwizo kuri kandi Muyango muvane mu cyiciro cy'abakobwa ntabwo Muyango akiri umukobwa bro nakoje ngo ese agira umugabo aramufite uretse gato uvuze ngo iki ese agira umugabo agafite umugabo afite abagabo akabyihorera shaka Muyango ni single woman urabivana he niko yagutumye umwana ari single bro urashaka ngo kimenye yiyahure dore hasi ngo Muyango ntabwo yize neza ari amazi yamvomera gasuwo dore hasi ngo ntabwo Muyango yize neza bro uzi ko umwana bita Muyango yize mu academy ka Kicukiro Academy Solidarity bro uzi ko ariko yiyamaza haje igihuha ko yasambanaga n'uriya wari umujaje bamwita urakoze cyane ubivuze neza cyane Godfather ngo yagira gate uretse gato mu gitondo umukobwa bagiye muri Miss Rwanda uvuze ijambo ryiza cyane mu gitondo Muyango nabyuka ndamubwira gushyiraho inote ya 500 mama yawe ntabwo nkeneye ubwangati bwa Muyango n'amazi neza n'ubwa mbere igihe numvise uvuze ijambo ryiza ry'uko yasambanwaga na ntuza se uvuze ijambo ryiza uti haje igihuha ivuze ijambo ryiza ndamubwira gushyiraho impamvu nkisi igihuha ntabwo ngiyewe nayimufashe ntabwo nayifashe bari kuyiterekamo none se kandi nkubwiza ukuri umuntu uzaza w'umugabo uhaba i Kigali haba he akakubwira ngo yasambanyije Muyango afite na proof Godfa nzabwira Muyango gushira wayimutse porte parole we ryari nawe umuntu so iyo dore nuko ngoko wapfaga tubyihorere so wari ugutambika uri kuvugira hariya kuruse ngo nari munavugira hariya kuru hariya kuru hari ikibazo cye hariya kuru niwe mukobwa wa mbere wubatse inzu i Nyarugenge bose barimo baragenda bamwigana ntega amatwi wubakiwe inzu hariya kuru yaba yarayubakiwe ariko UPI mwanditseho my brother nabwira UPI mwanditseho
Ndagaswera mama ni izina ntabwo rye. byari ngombwa kuzana nk'umubyeyi, ntabwo imwanditse. Umva n'ubu ngubu nushaka kumbwira ngo nimero zari yakuru umuhamagara umbwira yitwereke. Nanazibize muri telefone yanjye nahita nyimena. Abasha ari yakuru Azamanze ikibazo yagiye gukoresha ikibuno ntiyakoresha mu kanwa. urimo uraharabika bro. Harabika iki si n'ikindi kuvuga kitari cyo. Urimo uraharabika pe. Urimo uraharabika. Aha ngaho mbese noroshyamo uko yatekereje bwa mbere ko nkora injyo guprovoka. Provoka se wayibomozanye bro, reka nze nkubwize ukuri. Niwongera kuzana abantu Jay, sibyo? Kandi ukuntu ukuri. N'uyu uzana abantu ntuzongere kuzana uriya mugore. Bro mugore. Ariko urika nkubaze. Ni gute tuvuga abana batarabyara aho nk'aba ngaba ukazana umuntu ufite abana bane. Ariko bro nkiri ngo twagira ngo yarabika man. Marabika isi yakunanye na Shiza afite abana bangahe? Akumva nk'umuntu ukomeza kugarura mu buzima bwa hariya. Nisi umu ex we, ikibazo rero ntimukunda ukuri. None zigeze kuvuga ko yamusambanyije aho. None barabanye nk'umugore we. Garura Kadija nari naramubwira. Nakomeza kugenda mubika camugarura. Kadija wanjye mureke n'umwana w'umunyamahoro bro. Mugarure ntabwo ari mubwira ibintu bibi. Kamuzanire baba diaspora bawe niba uje ushobokana nawe. Oya zana Kadija we. Kadija yamaze kujya gutangira ikiganiro. Sheri, I protect you. Mbabaruza Kadija bazi mubwira akantu kamwe kamubaza gigende. Wisuso. Wanteze amatwi nkakubwira ikintu kimwe nk'imanukira. Mbwira. Hari umuntu uri kugushaka ngo bamwita Mapendo. Ngo hari amafaranga ashaka kuguha ngo nimba ngo ari ukuyanga umumama witwa nde ntabwo mbizi neza. Uwo Mapendo ari he? So TikTok iyo bayiborotse nta nimero yawe afite. Bamuhaye ibyumweru 6. Sinzi rero kuyambwiye ngo nshaka uburyo mba connecta kandi ngiye nta nimero yawe ngira. Okay, fata nimero yanjye. Reba muri DM yawe. Okay, sawa murakoze. I love you too. Ni sawa cyane. No urumva mwana zana Kadija. Kadija araje urukumva cye iyo bigeze ku mafaranga. Zana Kadija wasi mubwira akantu kamwe. Kadija zamuka. Urumva je nakubwiraga turi kumwe aba bakecuru bari muri shop. Reka tukubwire ikintu kimwe. Urabona dufata urugero nko kuri ntuza nubwo nabonye abantu bashaka kumugira. Dufate kuri nani kuri ninde uyu mumama nani Isimbi. Muri Kigali Boss Babes umuntu umwe wavuyemo nkabona ari umuntu wiyuba akavamo nkabona bimerita. Isimbi bro. Isimbi we? Isimbi modo. Ako Godfa. Niko kuri. Ako Godfa. Solange nyandikira ngo hayi. Nicyo cyaka kugira ngo nguhereze WhatsApp. Godfa. Solange nyandikira hayi muri DM. Ndakumva. Godfa. Yo. Nawe narinze ko nawe uri umuntu usobanutse. Jay, reka nze kubwire. Uri kunyumva? Ariko umwana umva kubwira ikindi kintu. Ntabwo ejo bundi wari uvuye mu ejo bundi ntabwo wanyuze mu ntuza se? Ntabwo ejo bundi siko navuganye nawe uri kuva muri ntuza uri kuva muri Japan. Wanyuze ku cyambu ngo urebe ikintu bita imodoka. Bro, ni ukuvuga ngo mukanye reka nzurebe. Tuje turebe iki bikorwa. Kigali nta deni y'imodoka ihaba. Izina ry'Imana kureba uretse gato ugiye kureba imodoka umuntu bita Isimba agiye kugera mu mujyi wa Kigali bagiye bavuga ngo hari icyo kivuga ngo kebuka ngo ufotore mu minsi bikibazo rero n'inzererezi mwana cyumba barira bro. Hari abantu udashobora no kuvuga ngo uriya mudamu urukunyumva hari ikintu bita ibikorwa. Reka nze nkubwire ikintu kimwe. Inzererezi ntirwa tumiza ubuyoga kuri za butike. Uriya n'umwana ibintu wabirende umwana w'umurokore. Reka nze nkubwire cyo tuvuga n'ibintu uriya n'umwana w'umurokore. Genda ube na platforms ibyo bintu yarabirenze. Buretse gato n'umwana w'umurokore. Kigali Boss Babes yakoraga iki? Kigali none se ntiyabonye ari umwana akabisigiramo za kasi ya buroro zibikwiye. N'umwana w'umurokore Kigali Boss Babes yakoraga iki? Kigali Boss Babes yumvaga ko asanze abantu. Nyine buretse gato yakoraga iki? Kigali Boss uzayibaza nyirayo. Intego yayo yari iye. Intego yayo uzayibaza boss wayo manager nako CEO ninde. Ntabwo ari inshuti yawe si inshuti yawe uzabimubaza. Badrama wimuzana Badrama wuhe? Badrama wuhe ariga Badrama naje gusanga bura Badrama ngo abaye n'umusirikare narumiwe.
Badrama ni demobe bro, hari ibintu njyamo nkumva ngize ubwoba. Ko mutari mwarambwe ko Badrama ni demobe? Badrama n'utwara imodoka ihenze bro. Oya, ko mutari mwarambwe ko ari demobe? My friend, uri comrade. Ntabwo nari nzi ko je hari igihe menya nk'amakuru nkiherera kavuga nti reka maze nkore ku kimenyetso cy'umusaraba. Badrama ni demobe? Yakoze icyahise. Badrama ni kadogo. Badrama yakoze igisirikare Nyine icyahe. buriya Badrama yari edisi wa Makenga. Nagira ngo yakoze icyo muri Maroc. Oya, buriya Badrama buriya ngo arwanye intambara yo kuvanaho Kabila pere. Ngo ari mu bafanyiho mu buto. Narumiwe. Bose afite imyaka ingahe? Ni ukuvuga ngo Badrama yarwanyije Shikaramu se? Narumiwe. Urumva hari bampaye ifoto ya Badrama ahetse Kalashnikov navuga uretse gato. Ndi kukubaza Badrama yarwanyije Shikaramu? Ntabwo yarwanyije Shikaramu, hari indi yabanje. Nazi Shikaramu ze yakuye mu buto. aho mama Nonese umuntu witwa Yankee umuzi? Yannick ndamuzi sheri. Indirimbo yitwa Mawidi Suyizi. Ndayizi shu. Ni njyewe yakitinzemo, yaranyambuye kandi niwe wari manager we, mwazanyishe. Ntabwo umuntu wanjye Yankees my cousin. Yankee ni brother. Indirimbo yabaye hiti turayikora, njye yarambwiye ngo niwe manager, ngo uraza kumwohereza amafaranga ngahita ngo muhite munyishyura kugeza n'izi sana ako kantu reka nkagusobanurira. mwazabinkoresha ariko indirimbo yabaye hiti. Reka mbigusobanurire. Cyonzi. Ya mwana afite imyaka y'ubukure iruzuye, sibyo? Kandi indirimbo ni iyabo. Rero ntabwo njyewe ibintu byaba babyara banjye binyijampa ku mutwe. Ahubwo icyo gihe uramfasha ukambwira uti wazafashije ukamvugira nkamuganiriza kuko afite imyaka mikuru cyane, nawe buri umureba Yankee ni mukuru, yaranabyaye afite ubwenge bukuru cyane. Rero ntabwo ugomba kuvuguza ngo uhite umwasuzuza hanze kujya ukambwira ati buriya uzamfasha. Njye ntabwo ndi manager manager umwana nabwiwe wenyine shimwe Ivan niwe wenyine mvuga ngo yes. Nakubwiye ngo kuri Dabiju n'igiceri cya 5 bro. Nonese ko erega babi wawe njye yarabingenda wanjye shu. Next. Arabaga inyamata wandaya wowe witwa indaya umva bitch mute yo makina ntabwo njye mbere umuntu manager ntabwo ndagira yawe ntabwo nkumanura turakugaruka twagiye ndacyari hasi cyane ku managing ubuzima bw'umuntu ntabwo mbushobora. Umukara wa black Dabiju uretse gato Bad Bitch urishyuza ngahe? Bad Bitch fungura mic yawe. Bad Bitch urishyuza ngahe? Bad Bitch ndishyuza 8,000 twumvikanye 20 ba 12 Mwiseka bro 8,000 ni pura y'Kigali. Shenge wanjye mbabarira gasuku ndayaguhumera umwana w'umwana mbabarira ndasanze ndakwinze mwese abana. Bad Bitch umushyire kuri kamera tubanze tumurebe tumuhe 8,000 bye. Turayamukura tumuhe 70. Barankorera ku kantu njyewe ndashye. Fungura kamera yawe. Bad Bitch turamuhereza 8,000. Bad Bitch fungura kamera. No kuri kamera Bad Bitch. Witushyira nashyiraho rana mumoye. Namufate ibyo avuza bisubiremo. Shyira nimero ya mumoye aho ngaho bagere bashye 1,000. Kweza nyina araza kumbwira agashimo kanyuma ukuntu yagiye gufata amadeni mu bagore. Umva Godfa yo darapa nimero ya momo aho ngaho. Oya reka Bad Bitch amanza ze. Bad Bitch uri he? Washizo kamera wandaya we irishano ntayo muha yiyerekana. Ngwino hano kuri kamera. Ntabwo njya mpa amafaranga abantu bazi. Bad Bitch naguruka bayaguye. Bayamuye Godfa. Bad Bitch aguruka. Yewe wamyutinze mabera nyoko. Wamyutinze mabere ya nyoko wamyutinze. Bad afite network kandi Bad Bitch ufungura mic yawe. Yamyutinze. Yazeyo.
bagira nawe yamyutinze ariko noneho Bad Bitch ni umpaye show ibaba ryamwishe we mwoga hamba nta mwe network kigira nikiri gutapinga bijungo ngo niwe ngo manager ngo ni sister wanje ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ibiceri ngo naza kubyohereza ngo natwe tubigukora kugeza na n'ubu kandi indirimbo iri hit song ubwo rero njyewe muyamaye nakishima ishyiraho nimero yawe momo shyiraho momo yawe naje kuri kamera se shyiraho momo yawe amabera nyoko atajenda kwikundira wowe jya uwo ubahukura twamuvuyeho manuka wamasewe na twabuze icyo uvuga Obedi ufite icyo uvuga Obedi sibyo ndayamuha nabyemeye n'Imana natange nimero ye bahita bayabona we Bad Bitch nanabivugira ngaho munyumve mwabantu umwe ntago mbereye manager w'umuntu n'uyu n'umwe ntibazababeshye bijumbaho none se nabo ndera ntago ngewe mbabere urihakana ko udashobora kumanaginga yaguha mumanaginza igihe kingana gito yagose namumanaginga imihanda nayimuzanyemo cyayayizanye ariko waramumanaginga Bad Bitch njyewe mani igira nimero ya Bad Bitch irimo harahazi ariko we uziko mumbona nk'ikintu cyatanga usiko abwo ari njyewe wimanuzaho mwambobo akose no gutukana birimo warambuye umuntu 8,000 none se ubwo ibyo ngibyo reka twe ntabwo bitureba iyo ikintu kivuze kandi n'ubundi niyo wajyaga mu ma interview warabajyanaga no kuri televiziyo mwarajyanaga rero ceceka bihorera bano wowe wambuye umuntu wambuye umuntu 8,000 warangiza urahangaha uravuga ngo duhindura ariko namwe tuzakomana ndapfa turahindura maze kubona amafaranga y'uyu mwana kwanza justice kuri uyu mukobwa amafaranga ye kandi mubwiye ntimushyire ku ruhande ndabyemeye ndayamuha none se urabinyaka ku ngufu uranyishyuza twe turimo turamusabira ubufasha rwose ariko nuramukura ngo yemure umugi rero ntubizanemo no kunkanga bro nuramukura ngo yemure umugi ndabyemeye ndabikora nabikubwiye ko ntabirenze isaha imwe ndabikora siko nakubwiye ubwo Bad Bitch namanuka yewe amazina nyakwitana witwa n'amazina nyakuri Bad Bitch ndakubujije anaroro majyango era Bad Bitch tumupassing Bad Bitch nabamanutse ese warukura ako Bad Bitch nabagumye ngaraduha uyaraza gutanga show ngiye kuvuga ngo warukura inde Bad Bitch nagaruka maze tubwire dukeneye undi muntu uzavuyeho none ze Bad Bitch abandi bararubuze warukura Bad Bitch nakasa mutwe bro atubwira ko n'abandi bantu bamuhemukiye bamwambuye yagiye ahereza bakamwambura katwagiye hano rurimo hari bimeze bite Mr. wowe hano Bad Bitch agiye na amazina atanze Bad Bitch aragaruka ese ko nta kintu ubwira Khadija ntago muzi ntabwo wamuyobeje biterata sawa Khadija se nuwahe ni gute se utamuzi kandi ari we wasimbuye musheri wawe Muyango ejo bundi kuri radio Khadija se ako ntago ari mwiza nka Muyango nta naho nta hantu bahuriye bro kanze ngushyirireho Khadija umurebe mwonyereke ega ku isi nta mukobwa uzansimburira Muyango bro Muyango ntabwo ari umukobwa ni umugore se agira umugabo wamubonye Khadija afite bya bintu yakubwira ngo byingi bya badabisho reka ndakubujije zabazi dore umwana we reba umwana hano uve kuri Muyango bagira ngo ni ihene yuruye uruzitiro se navuye Tanzania inde uvuye Tanzania Khadija ndakubujije urabona iyo ngaya atari Tanzania bro reka uzagenda ubaze ayo mazi mu Rwanda ugira amazi ameze gutyo aya ngaya genda Tanzania ngaha ni Morocco genda gake ntabwo hano ari Tanzania ngaha kuri Musenyi wa Ruba my friend Godfa yo ubu ukubizi ari umuntu wavuka akagira imyenda n'ibyo se nginye uravuze ngo bibi ni igihangano cy'umu Nigeria
uyu ni nakire durasi bari kubyandikira bro Bijo uyu yakubwiye ngo Bijo yakubwiye ngo ni AI. oya Bijo ntabwo ari AI ubundi Bijo garuka gahambirwa da Bijo yengo yarangiza ngo ni ugiye None se ndikubaza Godfather. Ndimo ndakubaza ngo mu Rwanda hari ugira umucanga umeze uricyo n'amazi agenda aricyo. none si ikibazo ni ukurira indege akajya mu bihugu duturanye cyangwa ibihugu by'amahanga. Warabizi nakubwiye ngo avuye Tanzania. Ntabwo avuye Tanzania hanga ntabwo ari Tanzania hani Mombasa. Watoto wamegusa kwayo bro. Mvuraje. Je hari washonje. Ahubwo uvuga ngo we yagize amahirwe, we uvuga ngo we yagize amahirwe bayikora neza. Uzabaze biragusaba kugira ngo ufate umuzi igihe kingana iki. Bijo wagarutse. Iyi nagarutse. Dore bamwe muri mu bakumotivye kujya gukoresha inyono yarimo. Inde se wamotivye? Uyu nguyu. Uyu ni we wamotivye? Urabona inyo iri naturelle anga. Ako ragira abagiptikira umukobwa w'Imana. Godva. Kira indi foto ye? Uravuze? Kiraho nk'indi foto ye. Bro ifoto ze ni nyinshi nta mpamvu oraje urashaka kwikinisha nakubonye. Ngira uko. Ega giye kwisi nta mukobwa ndutira mu yango bro. Jay ko ntaye Jay kubizi ko ntapfa ko ntajya mpfa kwemera ngaho ngera uvuge Jay wagiye wemera none se kaza mwereka urabona thank you Sante umeze iyo yifotoje urikumva iyo yifotoje ahita agenda akareba filite none se reba kiriya gipupe kiri inyuma urikumva reba bya bi application bikurura nyine bikurura amabuno none ukuntu cya kintu kimeze nk'igikombe bandure cya kintu kimeze nk'igikombe cyaberamye ayuwa urakoze cyane reba none iyo foto ntabwo ihita bikugaragariza se gabanya urugambo bro banze urebe ndakobojije agenda y'agahambe ikibazo rero nawe ikibazo niba sinzi ibintu ushaka mani ntabwo ibyo ngibyo ari byo bro mujye muri katangiye compliment kuri bashiki bacu hanyuma se nanga nibyo nyine sa nkureba iyo tangiye ibyo bintu rero oya nawe uri muri utisha amafoto ngo uri muri kubwira ngaho giye ufate Brenda Fasi none se kubwire ngo iki fata oya ushaka kureba akabuno keza ngaho fata Brenda Fasi noneho nguyu ushaka kureba akabuno keza uzareba akabuno ka Muyango nta kibuno afite igisurisho Muyango asagira ikibuno ateye neza uramwa Muyango niwe muntu niwe mukobwa nawe arabyivugira Muyango ubwo aravuga ati Imana yanyenye ikibuno ndagenekerera akabaho uriya mwana ariko nawe umwana wa mbere ku isi ku ifoto kuva nawe Muyango afite agasura keza kandi nako kamaze gusaza uzabaza umwana w'imyaka 23 yasaza 23 gute hanyuma so yabyaye akaba afite ingahe ndakomejije umwana w'imyaka 23 oya yaragiye amaze ku mudamu bro uzongere kuzana umuntu hari umugabo agira kimenyura mu ngambo yese amaze kuba setandukanye mu murenge kimenyi ntarimo ari umungana se kimenyageze kwa Pussy Party ariko se mu mategeko aracyari umugabo byabo ntabwo ni umugabo mwiza wabayeho mu mateka y'ubuzima bwacu twabayeho nk'utwe nka bene Adamu babwo reka kumanuka ikigarura agira ngo azakagire nawe uzarye ku mbuto za soromwaho na banyirazo ntabwo apfa kurirwa na buri ngegera yose ntabwo ari ariko ntabwo ari yagize tayari namaze kuvuga ko n'umwana w'umuhungu w'igikondo uhita umenya ko ndi ingegera uravuze ngo Muyango ntabwo yaguha reka komeza urya ibiceri ntabwo hari ibintu da Bijo garuka wamenye ko Peri yabyaye Peri w'umurundi kazi se Kadi ibyo comment bagushyiraho yose Bijo ndashaka ifoto yawe Bijo waje hano ukantama we ushaka kunderanya bana mukobwa baguteranya nawe ikibazo yabya adatwite wese sibyo Bijo garuka yari charge nguza ari kuntemo ushaka kunderanya bana mukobwa nk'umwana w'umukobwa ukomeje gukira ifoto yaho ngaho rigomba bro uyu nta kosa Kadija wanjye ntabwo akosa Kadi wari uraho wumvishe Kadi wari wamyutinze Bijo
wi ndavuze nyina amaze Arura. kuyohereza ntegereje Yego, ajye narinda. online nambwira ko yayabonye abikore wa mukobwa aho ni ubu nawe uri fresh. ku isibo. ego Ukorana nande buryohe na trick niwe uragenda se urimo urabona Oya Bijo wabonye ibyo gahambe garuka. Nayana nyine biri kuza Bijo abonye umukobwa uri natera ahita kwera. yavuze ngo abisiba bari kuza kuko n'ubundi nari nsanzwe mbikora Jay wabibonye ibiki Dabije abonye umwana ufite ikibuno kiri natera ahita kwepa. urimo urashaka kunteranya n'umwana w'umukobwa bro kandi sinshaka kumubaga Ubaga nde uyu nguyu Kadica urimo urashaka kunteranya nawe gute se nyine gushaka ko mukomantaho bitari byiza kandi rwose mbabarira numvise ari umwana witonda Dabije ugaruka undi Dabije uri gutanga show numvise ari umwana witonda kabisa buriya kera nigeze kurwara umuntu bita DJ Sony ariko nza gusanga nawe ni umwana witse witonda turanahura turahuza DJ Sony ngo ari mu bakobwa ngo amazi y'Ikigali yanze gukesha ngo akeneye amashyuza. DJ Sony ashobora kuba ari nko mu bakobwa ba kabiri nyuma ya Muyango urukumva Bagira isuku y'umubiri nke. nawe umwana umeze neza DJ Sony ameze neza DJ Sony yari mu bantu maze ngo ari mu bantu bagira isuku itari nyinshi. oya kandi akaba afite amafaranga menshi cyane uzi ko narebye konti ya DJ Sony Amafaranga ya Ernesto se niyo mafaranga ugize menshi ko akora so bari ibintu iyo ukora amafaranga ya Ernesto yatunga Muyango. uretse gato DJ Sony arabura ibihumbi 200 by'idolari ngo agire miliyoni y'idolari. DJ Sony na telefone akore none se ibihumbi 200 n'imodoka yaguriwe na wa mupfakazi wo muri Skoro yarananiwe barayimwambaye bimunga agasubira kuri moto. Ariko arayifite DJ Sony ayikuye hese. Mani reka nze nkubwire Jay nico tuvuga kuri ibi bintu rero sibyo ntukanzanire ziya nzaduka. DJ Sony niwe bwangati bwabayeho nzi. DJ Sony arimo aratwara Mercedes Benz 2025. Ibyo ngibyo reka nkubwire Jay cyo tureka ibyo bintu bro sibyo ufite ukuntu iyo ukunda umuntu uzukamugira igitangaza ugafata n'ubwangati kandi bunuko kazana. Sony niwe muntu muri ubu buzima ushoboye wagize amahirwe urimo kunyumva ubu nicyo gisobanuro cyiza cy'umugisha watondagiye. Niko Godfather ibyo ngibyo nibyo usigaye ushaka kunkoresha ukankoresha amakosa ejo bundi waneranyije n'umuvandimwe wanjye bita Aria Kuru gute aravuga ngo nanjye ngo njya guprovokaga ngo kugira ngo mwandagaza se ndamwandagaje njye sinandagaza abantu. Oya warabeshye ngo umugabo wacira inkonda bro. Niwe muntu wagize umu Nigeria usaje kurusha abandi. Oya Aria Kuru n'umwe mu bakobwa none tuguru batari uri comprovocateur atari wo bigaruye. Oya Aria Kuru n'umwe mu bakobwa wabayeho bazi guplayinga na mindset y'abantu bo muri showbiz. Niwe